gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Ivy yaramaze kugwa igihumure. Liam yaramaze kumubwira inkuru yatumye ubukwe bwabo budataha. Twasize Liam yaramaze kumugeza kwa muganga ari kumwe na Mariza. Mariza ahera ko abaza Liam ariko se niba mwari kumwe byagenze gute, bwira kugira ngo mbone aho mera mwitaho. Liam atangira kubwira Mariza byose uko byagenze, amubwira inkuru yari amaze kumubwira. Mariza ati Liam wakosheje, wenda hari wagombaga kumubwira inkuru ariko ntago byari sawa kumubwira nyiri kubikora kano kanya. Erega Priya wamubwiye n'umuvandimwe we. Icyo ngiye kuri ibyo barakuranye barareranywe, rero urumva ntago kano kanya kwakira ibyamubayeho ntago yari yakabyakiriye, none yikubisemo n'ibyo bindi. Uzi impamvu ahereye kagwa muri koma nangwa se agwa igihumure? Kwiyumvisha yuko ibyamubayeho ari umuvandimwe we biri inyuma nibyo bibashije kumunanira. Ntago yarari kubyakira, ubwonko bwe nibwo ari kubiri kubikurura. Kuki utabanje kugisha inama mbere yuko bimubwira? Liam ati nari mfite umujinya, nari mfite uburakari ndetse bwinshi cyane. Mariza ati aho wabuze ibintu nzi ariko ntaravuga, wabuze ibintu ncecekanye ukuntu bingana? Ni byinshi pe, byinshi birenze nuko nanabikubwira. Ariko ntabwo ukuri kose kuvugwa, hari ibintu umuntu yirengagiza. Ntabwo iki cyari cyo gihe, nabura narindi kugerageza kureba ko Priya yahinduka, wenda yahinduka amabi ye tukayahishira ariko abavandimwe bagakomeza kubana. Uzi ukuntu Ivy yarabanye neza na Priya muri iyi minsi, none ibi bintu byose arabyangije. Liam ati n'ayandi mahitamo nari mfite kandi nari nkeneye yuko Ivy anyumva, rero kuko nari nkeneye ko anyumva nagombaga kumusaba imbabazi nkanamubwiza ukuri. Mariza ati ariko ntabwo aribwo buryo bari bubikoremo. Liam ati niba nakosheje mbabarire ariko nagombaga kubikora. Mariza ahera ko yinjira, cyane ko we na Liam baba bari hanze. Yegera Ivy kamukora ku biganza, ari nakamubwira ati karumuna kanjye, uramutse umenye ko ibyo wanyuzemo byose ari ukubera mubyara wawe na nyogokuru wawe ndetse na mama w'umubyara, ndabizi ntago wazigera ubababarira, kandi ntago nifuza gutandukanya umuryango, ahubwo ndifuza kuwunga. Kano kanya nakifuza ko nyogokuru wawe ahinduka akakubona nk'umwuzukuru we, akakubona nk'aho uri uw'agaciro mu buzima bwe. Ntago nanezezwa no kubona nyogokuru wawe agira iherezo ribi, harimo no kuzapfa adahuza nawe. Ntago byanezeza. mbaye mfite ubushobozi nabahuza
ikindi ntabwo nifuza kuzabona wowe na Priya hagati yawe nawe hazamo urwango. Ndifuza ko wowe nawe ubushuti mufitanye bwakomeza. Ahari mama Priya we ntabwo muziho byinshi, ariko sinifuza ko nawe byamugiraho ingaruka. Ivy, niba uri kunyumva gerageza ukanguke. Nta nubwo nshaka gutuma ababyeyi bawe bahangayika. Sinshaka ko bamenya iyi situation uri kunyuramo. Sinshaka ko bamenya uburibwe uri kunyuramo. Ibi ndabizi njye nawe tuzabihandaringa. Mariza agira ikiniga, ariko nta kindi kintu aba afite cyo kubikoraho. Hashira akanya nari yamakinjira. Mariza yicara hafi aho, Liam nawe akaza akamwegera, bakaguma iruhande rwa Ivy bategereje kakanguka. Mu gihe bicaye, telefone ya Ivy isonera mu mufuka wa Liam. Liam akiyirebaho akareba nimero ihamagaye Ivy, umutima uramurya. Mariza ati siyo telefone kutayitaba, umbona uyitegereza ahubwo gusa. Ndati ntago ari yanjye ni ya Ivy. Mariza ati yime hano. Mu kureba haba handitseho final choice. Mariza ahera ko yitaba, mu kwitaba agasanga ni Kian. Kian atangira avuga ati ariko se Ivy, iki gihe cyose umaze utamvugisha no kubera iki? Ese aho wabaye amahoro aho nguhamagara nunanyitabe, ngize amahirwe ahubwo uritabye. Mariza ahera akabwira Kian ati Kian, I'm sorry, ni Mariza ufite telefone ye. Ivy ntago ameze neza, ariko ahari naza kumera neza ndamugura. Kian ati none se ararwaye? Mariza ati yega ararwaye ariko ntago bikomeye. Kian ati ari mu rugo se nze mbasure? Mariza ati twari turi kwa muganga, ariko mu masaha ya nimugoroba nituba twatashye ndaza kukubwira uze uturebe. Kian ati okay, mumbwirira rwa rubukira. Mariza ati yego ndabikora. Kian ahera akakupa, Liam agahera akabaza Mariza uvuga ati mu bigaragara wowe na Ivy mushobora kuba muziranye cyane. Wowe na Ivy mupfana iki? Mariza ati Liam, ngende mukuru we nitwa Mariza. Rero turabana, tuba turi kumwe isaha ku isaha. Impamvu ubona nyine narindi kubaza ibintu byinshi. Ese ubundi kutigeze unambaza impamvu ndi kubaza ibintu byinshi ugahera kuhuragura ibigambo ibintu byose umbwira unsobanurira. Wari uzi wa mugani ndi igiki? Nikura nizere wa musore we. Anyway, ibyo reka tubiskiping. Ni umuvandimwe wanjye. Liam ati none so umuntu wari uhamagaye ninde? Umuntu wanditseho final choice. Mariza ati nyine ubwo ari final choice wewe, uhamenya ari ibiki? Ahari nava hari yaryamye azagusobanurira. Ntango se nitugira ihirwa gakanguka uze kubimubaza gusobanurira.
Mariza ambwiza ukuri niba Iva ari umuvandimwe wawe hari undi musore baba bari guteretana. Mariza ati rega ntago Iva ari umukobwa mubi. Ese iyo umurebye ubona ari umukobwa mubi ku buryo yabura bamutereta? Nyuma y'amasezerano wamuhaye utabashije kurinda urumva ufushye se? Nyuma y'urukundo wamubeshya ukibeshya ko umukunda kandi utamukunda urumva ubabaye. Ariko rubanda nimugira isoni. Nyine ubwo ni final choice we. Nyuma yawe wowe wabaye ikigwara ukamuta ukiruka ukagenda ngo nuko bakubwiye amabwire. Ese mpa iyo wicara ukabimuganiriza aho kugira ngo uhitemo guhunga. Urumva wowe utarabaye ikigwari? Wabaye ikigwari pe? Ntago nzi wenda ikintu nakubwira nicyo nagukorera kano kanya, ariko ukwiye gusekwa. Anyway turi mu bibazo, ntago yari wo mwanya mwiza wo kugushishura, ariko ni mbona time nzagushishura. Wambabarije umuvandimwe. Kwanza ibyo tunabyihoreye kuko nyine right now she's not okay. Rero icyo akeneye abantu bamuba hafi. Tugaruke mu rugo kwa Ivy. Baba bari gutegura kana kariya, bagategura anniversary ya Mariza. Kuri yaba yashyashyanye yagiye kugura impano mu rugo, biteguye ubona akanyabuneza ari kose. Kuri yafata telefone agahamagara Ivy. Telefone n'ubundi Mariza ni wowe uyifite. Undi ahera ko yitaba, akitaba ati karame Priya. Ndati ko numva ijwi ryahindutse, ni Ivy turi kuvugana? Mariza toya ni Mariza muri kuvugana. Ni biki se ahubwo ko hamagaye Ivy? Ndati nari ngiye kumubaza igihe muri buzire mu rugo. Mariza ati dushobora kuza dutinze, ariko nitujya kuza ndakumenyesha. Kuri ati okay nta kibazo. Ahera kagakupa, agikupa Mariza ahaba yicaye. Aravuga ati ari kuragajwe, nta nubwo uzi kijya mbere. Nyuma y'ubugome bwawe uracyahamagara umuvandimwe wawe. Ngo rero kumwihamagarirwa ngo tugire ngo mwitayeho. Subwo ndubo warahindutse ra, usigaye umuhamagara isaha ku isaha umunota ku wundi. Aha. Reka twigire kuri Karongi, aba yibereye mu rugo, kajya kubona akabona Priya araje. Karongi ati ubwo ari wowe rero ubunzaniye inkuru. Noneho se ni ikihe gishya kigezweho ra? Priya ati shankuzaniye inkuru nziza. Karongi ati we nta nkuru nziza ugira yewe. Ndakuzi nk'uwo ko byaye. Ahubwo mbwira ni kuri iyi nshuro noneho ni ibiki ugiye gukora? Iki kiri kujya imbere mu buzima bwawe? Ndahera akamubwira ati nyuma y'uko ubukwe bwa Liam na Ivy bupfuye, numvise nakwigurira pe. Niguriye igifanta ndakinywa ariko kirananira. Nuko nanywa inzoga shana ari kuricesha. Amakuru meza hari rero, Liam yaje. Yananyandikiye arambwira ngo arashaka ko tubonana. Sha ndumva mukumbuye, ndumva nshaka kumuhobera. Noneho kuri iyi nshuro nzanamubwira ko mukunda. Ngomba kubimubwira byose. Karongi ati hanyuma se numara kubimubwira nyine bizaba uko byakabaye, bizacaho byagaciye.
none se n'ubundi ko we ubukwe bwiwe na Ivy ko bwamaze gupfa nta kindi kintu basigarije ati hanyuma inkuru nziza unzaniye ni iyihe ati inkuru nziza ya mbere nkuzaniye nuko Liam yaje iya kabiri nuko nagifite agatima kabi nsigaye numva nkunda Ivy Karungi ati wabonye kumukunda ariko se umaze kumwicira ubukwe ariko urabizi ko ubukwe bwe bumaze gupfa inshuro ebyiri hejuru y'amafuti yawe hejuru y'ishyari ryawe noneho se mwuka wera wakugendereye yavuye hehera wowe puriya ukizwa wagize agatima keza neza ukizwa ubugome ntabwo nakwizera ahubwo mbwira nicyo uri gushaka kuri Ivy ku buryo uri kumbwira ngo muri iyi minsi usigaye wumva umukunda puriya ati nyine muri iyi minsi ndumva nshaka kuva mu rugo nkagenda kandi nyine urumva Ivy atabigiyemo ntabwo nagenda niwe ugomba kumvisha papa na mama bakandika nkagenda kuko urabizi ko hariya bankanira Karungi ati nari mbizi ntabwo waba uri kwikundisha kuri Ivy gutyo gusa avuga ngo wowe uramukunda usigaye wumva umufitiye agatima keza nuko hari icyo uri kumushaka henga agatejo bundi urebe ibintu bizaba reka mare kugusabira urwo ruhushya baruguhereza urebe urwango muri wowe ruzavumera ndakuzi mwana wanjye yaterega n'ubundi simbizi ko Ivy nzigera mukunda Ivy mba numva mufitiye ishyari pe reka noneho nkubwize ukuri Karungi Ivy agira igikundi Ivy agira no gukundwa n'abasore beza umuntu wese umubonye aba yumva yamugira inshuti Ivy yabaye Ivy afite imigisha myinshi aransumbye Ivy ni mwiza kundusha Ivy afite taye nziza uvaneho ngewe ubyibushye nk'udatekereza akujya ureba ingano yanjye iyo ngenda mu muhanda uvuga ngo ndi ikigore aragira ngo mbyaye nka 5 Karungi ati witukana ikigore ivuga uti umugore kandi niyo waba uri w'ikibazo kiri ukomeze wakabaye unyurwa nabyo hari abantu bangana nabo kandi bari proud yabyo ndetse banabikunda rero ikibazo ufite we ntabwo uranyurwa numara kunyurwa n'uri we n'ukureshya no kuteye uzatandukana n'ishyari n'ubugome bwawe no kwifuza no gushaka kwigira ubutari reba ukuntu wirwa wiyahuza ibintu ngo uragira ngo nawe ukungane na Ivy barakubeshya ntawe ikanira umugisha wo kandi ikindi niyo wangana nawe ntago wasana uramwana arihariye no umugisha kwera ikindi reka nkubwira ishyari nibwo buroza umuntu asomaho akibwira ko abo yanga ari we bari bupfe kandi ari we muntu ugiye gupfa akuribuka ibintu byose bagiye ukora ngaho kumwambura ubuzima ariko akabirenga ngaho kumutega abagabo n'abasore ariko akabirenga puriya ushatse washyira hasi agapira narakubwiye ngo wowe umunsi Imana yahagurutse ese wari ubizi ko ushobora kuba utari guhangana na Ivy ahubwo uri guhangana n'Imana ye ibi bintu usubwa mbere mbikubwiye narakubwiye ngo uri guhangana n'Imana asenga ndetse na mama we umunsi umujinya w'Imana wakugezeho uzahura n'akaga nigeze kukubwira ngo ariko ubundi iyo utekereje uratonekara narabikubajije ariko niwigeze unsubiza ariko maze kubona ko byaba ari ukuri ushobora kuba utekereza ugatonekara pe kuko ubaye udatonekara watekereza kabiri ntabwo wajya kuri ikintu utatekerejeho Puriya naguhishiriye kenshi ariko amabi yawe angezaho Puriya ati ibyo ngibyo byihoreye icy'ingenzi no kuzakomeza kungirira ibanga ahubwo uyu mugoroba ingirwa gutabara Ivy undi ati ngaho nyumvira ingirwa koko sinakubwiye ngo urwango rukubungamo wowe ubundi baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukansa nasiga ikimwirukamo wowe uzarinda upfa ufite ubugome ngaho rero mbwira ngo ingirwa kugira gute yakoze iki undi ati watabaye Ivy uyu munsi afite bid kandi twateguye ikirori ndashaka kuza kubuhari Karungi ati ngewe ntabwo naboneka Puriya ati kubera iki undi tuzi impamvu ntaboneka ze ntabwo nabasha kwicara ndi kureba Ivy nzi neza n'ubugome n'amabara yawe n'urwango umwanga ngo ndebe ukuntu uri kumuryarya ngo mbyihanganire byarangira nkoza amabara kandi ndabizi uri indyarya ntago rero njye icyo kirori nakitabira
bakiri kuganira telefone ya Priya irasona akabona ni Liam umuhamagaye ndaramubwira ati duhure ngiye kuguha address y'ahantu nsanga uze tuvugane Yahera akabwira Karungi akamubwira ati reka njye kwirebera future hubby aho nkuveho nubishaka uze mu kirori kandi nutanaza it's okay nutaza abandi baragitaha witeho ndakwanga Karungi ati ndabizi ko nyanga Priya ati se kukugura komeje urabizi ko nkwanga Karungi ati ndabizi ko nkunda ariko ngiye icyo dupfa n'amafuti yawe nago wambwira ko nyanga ubikomeje ndabizi ko nyine uburi kumbwira ko nkunda cyane nyine uba wabicuritse ariko basi ukwiye guhinduka pe ngaho genda ujye guhura n'uwo Liam wawe Priya aragenda akajya guhura na Liam amusanga aho yamwoherereje nangwa se location yamwoherereje sanga undaricaye amutegereje Priya yaturika nka hariya Liam ari kumwitegereza ariko atari kumuhaga Priya mu byishimo byinshi araza akamuhobera akamwihesha ibibizu amubwira ukuntu yaramukumbuye Liam ati nibyo koko se Priya ati cyane nari ngukumbuye terega buriya boss ngenda nagukunda Liam ati kagira inkuru nako banza wicare kuva ryarise uri serious urakomeje Priya tereka nkubwizo kuri boss nyuma yo kumenya amakuru yuko waje navuze ati ninkubona sindi buzu yaje ngomba kukubwiza ukuri nakubwira ko ngukunda ngenda gukunda Liam ati kuva ryarise Priya ati kuva nakumenya kuva umunsi wa mbere natangiye akazi ko gukora iwanyu naragukunze kandi n'uyu munsi ndagukunda Liam ati none ko biri serious urankunda Priya ati yego ndagukunda n'ukuri Liam ati ni byiza ngaho tangira umbwira inkuru tuve kuri Liam ndetse na Priya twigarukire kwa muganga ayiva bakangutse agikanguka abona Mariza ari bumwicaye iruhande akamuga ati sisi ahandi ni kumbona ndi kwa muganga se ubundi Mariza ati ahubwo se urumva umeze neza ayiva ati yameze neza ahubwo Liam ari ndibutse Liam ari he ibintu yarari kumbwira mana yanjye mbabarira umbwire ko ibintu Liam yarari kumbwira atari ukuri mbabarira umbwire ko Priya atari uri inyuma y'ibintu byambayeho nizere ko Liam yarari kwikinira ayiva atangira no kurira Mariza aramwegera agatangira kumuhoza akamubwira ati urabizi ko mbyanga nanga kukubonurira mbabarira nabura utuze utaza gutuma nanjye ndira ahera akamubwira ati tuza gira ikintu nkubwira ariko kwanza reka tubanze tuve hano ndabizi umeze neza reka dutahe nagashoke gato warugize barahaguruka bakagenda bagera mu rugo Mariza agatangira gutegurira icyo kurya Ivy akamuzanira amwicara iruhande akamubwira ati Ivy njye sinifuza kukubona hagati yawe n'umuryango wawe harimo urwango ariko ibintu Liam yakubwiye ntago ari byo byonyine Priya yakoze kandi nta nubwo ari Priya wenyine ibyakubayeho byose nkubwiye ngo nyogokuru wawe ni Murat Priya ndetse na mama we nibo babiri inyuma ndabizi kano kanya kubyiyumvisha no kubyakira byakugora gusa nsezeranya ko kuri ngiye kukubwira uri buguceceke nta muntu n'uyu n'umwe uzigera ukumenya abe mama wawe abe papa wawe
abo undi umuntu uwo ari we wese ibi bigume hagati yanjye nawe. Ivan ati ndagusezeranya ngaho mbwira. Mariza atangira kumubwira, akamubwira ati Ivan, ubukwe bwawe na Ayman umuntu wabwishe ni Priya. Ziriya video n'amafoto byacicikanye hirya no hino ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, byose Priya niwe wabihaye Ayman. Numbaza aho nakuye aya makuru, ariko ndi kukubwiza ukuri. Yumvaga agufitiye ishyari ry'uko ugiye kubana n'umusore mwiza kandi ufite buri kimwe. Ubukwe bwawe na Ayman Priya niwe ubyihishe inyuma, niwe wabwishe. Yashatse umuntu yishyura Dorcas araza kwigiraho inshuti, we yaje afite umugambi wo kukwicira ubukwe, gusa nyuma yaje kugwa mu mutego birangira gukunza kubera inshuti. Dorcas yabuze ahahera kubwiza ukuri, ariko mu by'ukuri ukuri kose yakubwira ntago Priya yari kuzamo, kuko Priya yafatanyaga na nyogokuru wawe. Ibyo yakoraga byose niwe wabaga wamugiriye inama. Bafite undi muntu wishyuye Dorcas, ntago yigeze ahura na Priya. Rero ntago yari kubona uko kubwiza ukuri ngakubwire nyiri ukumutuma. Nyuma yaho waje guhura na Liam. Mbere y'uko uhura na Liam uribuka urwara, njyewe ubwanjye ngafata icyemezo cyo kugushimuta. Ese wari ubizi ko mama Priya ari inshuro nyinshi yagiye mu bapfumu kugira ngo arebe ko yakwambura ubuzima akagusaza? Byose bari kubikora kugira ngo bababaze mama wawe na papa wawe. Ivan ariko none ibintu ndi kumva uyu munsi ndumva ari ibitangaza. Nibiki uri kumbwira? Ndate ibintu ndi kukubwira, I'm serious. Ntago ndi gukidinga. Urabizi ko uwo mwanya ntanawubona. Ndate no way. Abwa uburozi wawe unyoye. Njya numva ngo umuntu wabuguhaye yitwa Nadia. Ntago muzi sindamubona. Reka noneho nkubwiza ukuri, kugira ngo mfate icyemezo cyo kugukiza. Njye buriya nakuranye na Nimrat yampuje na nyogokuru wawe. Nagiye numva imipangu ya nyogokuru wawe na Nimrat, yewe na Priya ndetse na mama Priya. Numva nta migambi myiza bagufitiye. Ndiyewe sinawe gusa na mama wawe bamuciye urwaho bamurangiza. Nafashe umwanzuro wo kwanga ikibi, mfata icyemezo cyo kukubera umurinzi, nkakurinda. Nababayemo mbandeka kugira ngo ndebe ko nagukiza. Ndabizi ukuntu kuri gushaririye, ariko ngomba kubikubwira. Byose wanyuzemo no kubera Priya ndetse nabo bose nkubwiye. Warozwe na Nadia, uburozi babuhawe na nyogokuru wawe. Bendaga kukurimbura kugira ngo menye uko nkuvura. Priya niwe wabimbwiye. Ninje nyogokuru wawe menye ibyo baguhaye, nshaka umuti wo kukuvura. Nababayemo mbaneka kugira ngo ndebe ko nagukiza. Mama wawe ari kwa muganga, nawe bashatse kumwambura ubuzima. Nashyize ubuzima bwanjye mu kaga, ndamushimuta ndamutwara kugira ngo batamwambura ubuzima. Ivan atangira no kurira kubera ibyo bari kubwirwa. Ndetse Mariza akomeza kumubwira nuko Ayman yatumwe ngo abeshye Liam ubukwe bupfe. Byose ari Priya ndetse na nyirakuru babiri inyuma. Ivan biramurenga, agera hakabwira Mariza, akamubwira ati gezaho, rekera aho ngaho. Ndumva mbaye nk'umusazi, ndumva ntakeneye kubyumva. Ndumva noneho aho bigeze birenze ubwenge bwanjye. Arahaguruka akinjira mu cyumba, agahera ko yifungirana. Tugaruke kuri Liam ndetse na Priya. Priya aba yamwiriyeho cyane.
mu burakari bwinshi ariko buvanze n'igitwenge cy'uburyarya ahera akabwira Priya akambwira ati urukundo nkunda nirwo rwatumye unyicira ubukwe, urukundo wankundaga nirwo rwatumye uhimba ibinyoma. Priya ati nibyo uri kuvuga boss, ibyo bintu uri kuvuga ntabwo mbizi. Ati ziba, ukureba bubona rwose uri intama, uwakureba yabona uri innocent, ntiyamenya amabukora. Priya uhereye uyu munsi urirukanywe, sinzigera nongera kukubona ku kazi. Dore n'impapuro zikwirukana mu kazi ngizi, sinya vuba vuba kandi nta kintu n'iki na kimwe uzaza kubaza. Priya ati calm down, ibintu uri kuvuga ntabwo mbizi. Liam ati umva Priya, utaza gutuma nkora amahano ubu nakwica nkajya kukwirega. Ubwo rero wari uzi ko nazabimenya? Nakubwiye ngo sinya, uhereye uyu munsi ndakwirukanye. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Iva amaze kubwirwa ukuri kose ko ibyamubayeho kuri yari uri inyuma. Ese arabyitwara mate? Liam afashe icyemezo cyo kwirukana Priya. Ese Priya aragera aho ngaho amenye ko Liam yamuvumbuye, nangwa arakomeza yigira umwana mwiza imbere ye? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, iyo yandika kandi ni nanjye uyibageza.